uko nguko iba ifunze tukazishyira mu dupake dutandukanye. Mu mwaka wa 2017 nibwo Brandine Umuziranenge yagize igitekerezo cyo gukora Kotex zihendutse kandi zikoreshwa by'igihe kirekire, maze ashinga uruganda Cosmotive ari narwo rukora Kotex Cosmopads zikoreshwa mu gihe cy'imyaka 2. Ni igitekerezo ngo yagize nyuma yo kubona imbogamizi abagore n'abakobwa bahura nazo zituruka ku kutigondera ikiguzi cya Kotex zisanzweho. Ni Kotex zikozwe mu mwenda usanzwe ari nawo ujya ku mubiri. Brandine Umuziranenge arasobanura byinshi ku miterere yazo n'uburyo imwe ishobora gukoreshwa mu gihe cy'imyaka 2. Hari uruhande rworohera umuntu ruguma kureba ku bijyanye no kugira ngo ikintu umuntu abe yagikoresha mu gihe cy'isuku. Ni kimwe mu gitambaro bajyaho atanga inama ko umuntu yakoresha. Ni uruhande rero rujya ku mubiri w'umuntu, noneho dushyiramo urundi ruhande rubasha gufata imihango kurushaho mu gihe urunguru rwaba rutagize imbaraga cyane. Nyuma y'uru ruhande tuvuge ko wenda nubwo yari buhindure mu masaha 4 cyangwa 6 ariko wenda se yuzuye cyangwa se aracyari mu nzira yo kujya guhindura, dushyiraho urundi ruhande ku buryo niyo yaba yuzuye itatoha, itangira ikintu cyose kimeze nk'amazi kugira itatoha. Rero iyo turushyizeho birangira ibaye nk'uko nguko. Igihe umusaruro urahari kubera ko niba hari abo tugenda duhereza izi Cosmopads bose aba ari by'umwihariko abo dusanga twashatse, yaba ari ukubona ababagurira, yaba ari abazihabwa n'imiryango imwe n'imwe itegamiye kuri leta ikorera hano, bose ni babandi biba byagoraga kuza ku ishuri kubera nta gikoresho cy'isuku afite. Bamwe mu bakobwa bakoresha ubwoko bwa Kotex ikoreshwa mu gihe cy'imyaka 2 baravuga ko ubu basigaye bakora akazi kabo batekanye, batikanga ko mu gihe cy'imihango bagorwa no kwita ku isuku yabo. Urugero nkanjye hari byinshi zamfashije. Ndakundaga kubura pad kuko kubona igihumbi cya buri kwezi byarangoraga cyane. Hari igihe nakiburaga ugasanga niriwe ndyamye mu rugo, niba ari gahunda nayo ifite nkabura uko nzijyamo. Nka ziriya zisanzwe twagiraga imbogamizi z'amafaranga yo kugira ngo tuzigure, tukarakugura Kotex tugura uwo mwanya tukazambara amasaha 4 tukajugunya, usanga turimo kwihendesha cyane. Brandine Umuziranenge usanzwe utanga n'ubujyanama ku buzima bw'imyororokere avuga ko intumbero ye ari ugufasha abakobwa kumva ko kujya mu mihango ari uburenganzira ku buzima no kugeza kuri benshi Kotex zihendutse. Abafatanyabikorwa bose no kubasha gufasha kugira ngo umukobwa abashe kubona imihango nk'ikintu gisanzwe mu buzima bwe. Niho hanini cyane no kurusha igikoresho burya no guhamagarira buri wese nyine gufasha umwana w'umukobwa cyangwa se umudamu udasiba ishuri cyangwa se ibindi byose yakabaye ajyamo kubera ko atabasha kwibonera igikoresho cy'isuku mu gihe cy'imihango. Abantu bagera nko kuri miliyoni 2 bo ntibona basha kugura ziriya. Ni kimwe nyine n'abantu bamwe bo byanze bikunze bakeneye iyindi solution itari ziriya. Noneho turetse abo hari n'abo zindi zibabura kuko abamo imiti y'inganda, nawe iyo azi ikibazo cya ziriya iyi ngiyi arayigerageza. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikunze kugaragaza ko kujya mu mihango kw'abagore n'abakobwa hirya no hino mu muryango nyarwanda bitarafatwa nk'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, binatuma hamwe na hamwe hari abagore n'abakobwa bahabwa akato. Hashize igihe leta y'u Rwanda itangije gahunda y'icyumba cy'umukobwa mu mashuri mu gukumira ko abana b'abakobwa basiba ishuri kubwo kujya mu mihango. Daniel Hakizimana, Flash TV.